Yes, muraho neza nongeye kubasuhuza mbiseguraho cyane bafana beza bakurikiranaga Nibyubu filime yacu yakoraga mu gihe cyagiye gitambuka. Ndabiseguraho rero twagize akabazo gatoya bituma dusa n'abahihagaritseho, ariko uyu munota twongeye kwishutinga, twongeye kuyigarura, murajya muyikurikirana umunsi uko wije. Hari abakinnyi rero bashyashya bagiye baza bayijoyininze, tugiye kugenda tubabereka mugiye mubasha gukurikirana filime munababona ko bajemo. Reka twakire uyu nguyu ugiye kuza, ni karibu yereka abafana ba Nibyubu. Muraho, yitwa Umutoni Alice, naje gukina muri filime yitwa Nibyubu, kuko nabonye ari nziza cyane. Yes, urakoze cyane. Reka twakire n'undi nawe ugiye kuza. Halo bafana beza, nitwa yanyu, nakinnye muri episode ya 7 n'iya 8, ababashije kuyikurikirana hariya mwarambonye n'ubwo bakongera mu kareba mukabona neza. Turi kumwe rero twagarutse, tugiye kongera dukorane neza, nakeka noneho twaje tuje nta kindi kibazo gihari. Murakoze cyane. Yes, reka twakire n'undi nawe aze nawe. Muraho, twibwira. nawe mbaje kwasuhuza, amazina nyitwa Jean Bosco aka Mr JB. Iyi filime nurayirebye yanyu, maze kwireba ndayishimira, nanjye numva naza mu kubakinamo. Rero nkaba nabasabaga ngo nze dukinane, twango nanjye byibure nzagira aho ngera mbashe mu kubisunga. Murakoze cyane. Yes, ndabashimiye cyane. Abakinnyi mwababonye, hari n'abandi batageze hano kuri kamera, ariko bizaba ngombwa yuko tubabereka nabo baze bigaragaze, ndetse bazigaragaza muri ibi bice bigiye gusohoka kuri ino nshuro. Gusa we wakoze subscribe, wadukunze kiragiye, ndakubwira ngo ntuzigere ukora unsubscribers, ukomeze ukore subscribe, aho gusharinge, ukore comment, nurangiza dutere imbere nawe ubashe kubona ibyiza tuzajya tukugezaho. Ikindi iragisohoka ku wa gatandatu mu masaha ya nimugoroba, buri wa gatandatu izagisohoka. Mbashimiye ko mwihanganye kandi mwakoze iyo bwabaga mukatwihanganira. Subscribe mutakuyeho, mwarakoze cyane, ndabashimiye. Ciao ciao.